ko abantu bibajije ku bukwe bwawe babwibajijeho cyane, bavuga ati kari akantu wakoze ko kuririmba ahari ugapanze iminsi myinshi uririmbira byagufasha ute biriya bintu ko twabonye ari ibintu bitangaje, byagenze gute kugira ngo wabitegereje igihe kingana iki, wabipanze igihe kingana iki? Nanjye ntabwo mbizi, nanjye nisanzwe byabaye. Ngira ikintu mvuga ahangaha ku ngo zubatse kuntu abagore ugasanga uricaye usuzuguye umugabo wawe, ndagira ngo mubwire ngo uramusuzugura. Hirya afite abandi bajyanama baramubwira ati muri iki gihugu uwo mugore wawe ntabwo ari uhari wenyine, hari abandi, niwitwara nabi haraza undi agusimbure. Umusore nigeze numva wanze umukobwa, namubwira ngo mbere ko babanza kubana ngo arabanza baryamane, ngo abanza arebe ngo amutere inda, ngo azakinirwe ngo ufite inda kugira ngo amenye niba byara cyangwa atabyara. Nk'aba bantu wabagiriye inama ko Esiteri yumva yirinze ikarinda nubwo Imana imugeza ibwami, aba bantu wabagiriye inama abo bakobwa? Inama nabagira, ese ubundi abo basore bambwira ngo baryamane ngo banze barebe ko babyara, ubundi babwirwa n'iki kabyara? Umukobwa ashaka kudatwara inda, umusore akavuga ati umukobwa ngo nabyara, kandi nawe afite icyo kibazo. Ahubwo inama nabagira ni ugusenga bakajya imbere y'Imana. Iyo umuntu yasenze nta kintu abura. Nk'ubu nanjye nashatse ntabyo nakoze. Ikindi navuga ari igihe ugasanga uragiye ukoze ibyo byose, ugasanga utwaye inda, urazanye weshya umugabo wawe ngo umwana nuwe, nyuma hazagira ikibazo kivuka ugasanga umugabo arabimenye. Aha yazize inshuti mbi. Imana iturinde inshuti mbi. Bene data, Imana iturinde inshuti mbi. Muri iyi minsi Imana iturinde inshuti mbi. Ukora mu kazi, ukora mu baturanyi, mbese ahantu hose muri sosiyete yose, Imana ikurinde inshuti mbi. Yego abarushe mwese n'abaremerewe muze mumusange arabaruhura. Yesu yatsindiye isoko yemwe ryo kuturengera. Yes, tubahaye ikaze mwese mukurikiye channel y'Iramiro TV. Amahoro y'Imana abane namwe amuherere ku mpera z'isi zitandukanye hose. Niba wanyine mu gitondo gira igitondo cyiza, niba ari nijoro gira ijoro ryiza, niba ari udafite amahoro mu mutima Imana yaguhe, kandi niba nta byiringiro ufite Imana yaguhe. Hanyuma turabashimira mwese mugomeje gukora subscribe, mukora share, like, comment, ibitekerezo byanyu n'ingenzi tucishamo amaso tukabisoma. Imana baduhere umugisha. Hanyuma muri aka kanya nkuko mubibona turabona imbere ya kamera zacu hari umutumirwa Imana yaturarikiye kandi kugira ngo atugezeho icyo Imana imudutumyeho ni Iramiro TV. Wowe ubonye iyi TV ari ubwa mbere yitwa Iramiro TV. Hanyuma reka dutangire tumuha ikaze kuri Iramiro TV. murakoze. Amazina nitwa Muhawenimana Claudine, umugore ndubatse, umugabo n'umwana. Yego. Hanyuma urakoze cyane, uravuze ngo urubatse ufite umugabo n'umwana. Imana igumugisha nk'umuntu ukubonye bwa mbere ariko asacinze akabona Iramiro TV, yamenya ko wakoze ubukwe mu buhe mwaka, wakoze ubukwe mu mwaka, ese utuye he, usengera he? Imana ikagumugisha. Murakoze. Ayenda mbere nuye cyahafi muri Nyarugenge, ndi umukristo wa ADEPR. Paruwase ni Muhima ariko itorero ryacu ni cyahafi, niho nuye ni naho nsengera. Ubukwe bwanjye rero ntabwo bwabaye kera, bwabaye 2021. Yego ni vuba kandi bwagenze neza. Mande ize wavutse ukijijwe cyangwa wavutse udakijijwe, ntiwaze gukizwa, kandi igihe umuntu ashobora kuba yakira agakiza vuba
yaravutse wenda mu inzoga mu itabi yari mayibobo. wowe wavutse ukijijwe, hanyuma uraza kutubwira n'izina ry'umwana ry'umugisha. Ikindi uraza kubwira abantu badukurikiranye uvuka he, mu kahe gace, ukana bavandimwe bangahe, mbese utubwireho gatoya abantu badukurikiranye bamenye uwo tugiye kubana uwo ari we kuri Iramiro TV. Murakoze. Jewe ubusanzwe nubwo niyo muri Nyarugenge ariko iwacu kavukire ni Kamonyi, karere ka Kamonyi aho bita Iremera Rukoma, ahantu bita i Bugure mu kagari ka Bugure. Cyo kuvuga ngo nakijwe vuba cyangwa se nakuze nishijwe, navutse nsanga iwacu ari abarokore nanjye mbagenderaho, ariko rimwe na rimwe ntabwo umuntu yabura cyangwa se urubyiruko murabizi ko ruba ruri mu bintu byinshi, ariko uko biri kose ntabwo nigeze nandukira ngo njye kure cyane. Ubundi namye nsenga, namye ndi umuririmbyi, nakuze ndi umuririmbyi mu rubyiruko rwanjye kuva na kera ndi na mutoya, ariko na n'ubu ndacyakomeje gusenga. Yego, gukizwa byo ntabwo nyijijwe ubu ngubu, gusa naratinze kubatizwa, ariko ubundi namye nsenga, nabatijwe nzi icyo ngiye gukora, nabatijwe nzi mbese ikintu gitumye mbatizwa icyo ari cyo. Yego, gusenga ko n'ubundi nari nsanzwe nsenga. Ku byo waruvuze ku mazina y'umwana, yitwa Mama Gift. Umwana yampaye umwana w'umuhungu, Mama Gift, cyangwa se nshatse bavuga Cyoma, ariko yose ni ay'umwana umwe. Hanyuma Imana iguhe umugisha muri byose. Uwo dukurikiye kuri channel Iramiro TV, kora subscribe, sangiza abandi, abo gisangize iki kiganiro nk'abantu 500 byura cyangwa abantu miliyoni. Imana iraguha umugisha muri byose. Hanyuma ko abantu bibajije ku bukwe bwawe, babwibajijeho cyane, bavuga ati kara kantu wakoze ku kuririmba ahari ugapanze iminsi myinshi, wari warabyanditse nkaze wari warabipanze uzamuririmbira, byagufasha ute biriya bintu ko twabonye ari ibintu bitangaje, byagenze gute kugira ngo biriya bintu bikore ko bitari bisanzwe? Hari n'abantu bandi b'abakobwa twabonye batinyuye basigaye baririmbira abagabo, biriya bintu wabitegereje igihe kingana iki, wabipanze igihe kingana iki? Nanjye ntabwo mbizi, nanjye nisanzwe byabaye. Mpamvu ko kwezi byari biri mu mpangu yanjye, mbese ntabwo byari biri mu mpangu pe, nanjye navuga ko nisanze byabaye. Yego, nisanze bikanye, nanjye nisanze ndi kuririmba. Yego, wenda umuntu ashaka kwibaza ati se wisanze mu kintu gute, ariko bibaho. Hari igihe usiduka wisanze ikintu wagikoze. Yego, bishatse kuvuga ngo ni umwuka wera w'Imana wabiguhishuro cyangwa se wabizanye kuri ya munsi. Hanyuma Imana iguhe umugisha. Nk'abantu badukurikiranye, Mama Gift, watubwiye kuri Mama Gift, hanyuma nk'abantu badukurikiranye bagiye kureba kino kiganiro, urumva babasaba iki muri kino kiganiro? Ese nk'ijambo Imana kudutumyeho cyangwa se uzaniye ugucisha ku Iramiro TV, urumva wabwira iki abantu, wabasaba iki muri iki kiganiro? Ko ugiye kutubwira iki Imana igutumye mu buryo bwose uko Imana, kandi uhanure nk'uko Imana yagutegetse, hanyuma urumva wabasaba iki? ikintu nabwira abadukurikiye ni ugutega amatwi, ubundi bakumva ijambo Imana impaye, bakumva ijambo bakaryumva bitonze. Hari igihe umuntu yumva ikintu ahubutse adakishyizeho umutima, ariko bumvira ijambo barishyizeho umutima, hari ahantu riri bakure, hari n'aho riri bubashyitse. Hanyuma urakoze cyane. Tutaragera kure, hari icyo mwuka mishuri nk'abantu b'ababyeyi bari gubaca inyuma y'abagabo babo, cyangwa se nk'ababyeyi bari gusenya ingo, bari gukora divorce,
wamubwira iki, wabagiriye inama tutaragera kure, kugira ngo n'uwari ugiye gukora divorce cyangwa n'uwari guca inyuma umugabo we ntazongera agarukiraho, wamubwira iki? ndumva aho ngaho nawe ndetse kubivuga kuko nabyo biri mu ijambo ndi buvuge, niba kuba ndi kurisobanura nabyo biraza kuba birimo. ngahita dukomerezaho udusengera Imana, tubwire icyo Imana dutumye. Mana turagushimye, tugushimiye neza yawe, tugushimiye urukundo rwawe, tugushimiye ko aka kanya turi guhumeka. Nyiringabo Imana, hari benshi bakuye mu mubiri, si uko twabarusha kubwiza cyangwa gukiranuka, ni ubuntu watugiriye, icyubahiro ni icyawe. Rero turagusabye ngo uzubane natwe, utugirire neza, ubuntu bwawe bubane natwe, imbabazi zawe zize kuri twebwe, ndetse nsengeye n'abantu bagiye kudukurikira nabo reka ubahe umugisha, iri jambo rigera mu mitima yabo, ntirice mu gutwi ngo rirenguke mu kundi, ahubwo rigume mu mitima yabo, rigira ikintu rubunguraho. Ndagusabye ngo uzubane natwe, turamagana kirogoya zose mu izina rya Yesu, turamagana Imana n'Umwuka Wera ngo bize bibane natwe. Ikaze na karibu rero, uzudushyikire muri byose mu izina rya Yesu, amen. Tugiye gusoma ijambo, ni amagambo menshi ariko atari menshi cyane. Tugiye gusoma hano muri Esiteri ibice 2. Titire y'amagambo nivuga ngo Esiteri atoranywa aba umwamikazi. Hanyuma y'ibyo umwami Ahasuwerusi ashize uburakari, yibuka Vashiti n'ibyo yakoze n'igihano bamuhaye, maze abagaragu b'umwami babahereza baramubwira bati, nibashakire umwami abakobwa b'inkumi beza. Kandi umwami ategeka abatware bo mu bihugu by'ubwami bwe byose ngo bateranirize abakobwa b'inkumi beza bose mu nzu y'abagore mu murwa w'Ishushani, babashyikirize Hegayi inkone y'umwami, umurinzi w'abagore, kandi ngo bahabwe ibintu byo kubarimbisha, maze umukobwa umwami azashima abe umwamikazi mu cyimbo cya Vashiti. Nuko umwami ashima iyo nama bagenzi be abigenza atyo. Murongo wa 5. Mu murwa w'Ishushani hari umuyuda witwaga Morodekayi, mwene Yayiri, mwene Shimeyi, mwene Kishi, umubenyamini. Yayiri yajyanywe ari imbohe, n'abandi bajyanywe Yerusalemu. Na Yekonaniya umwami w'Abayuda ubwo yajyanwaga na Nebukadinezari umwami w'i Babuloni. Morodekayi uwo ni we wareze Hadasa ari we Esiteri umukobwa wa se wabo, kuko yari imfubyi adafite se na nyina. Kandi ubwo bwoko yari umunyagikundiro afite uburanga. Se na nyina bamaze gupfa, Morodekayi aramujyana amurera nk'umwana we. Murongo wa 8. Nuko itegeko umwami yategetse rimaze kwamamara, abakobwa benshi bateranirizwa ku murwa w'Ishushani barindwa na Hegayi. Esiteri nawe ajyanwa mu nzu y'umwami, arindwa na Hegayi umurinzi w'abagore. Uwo mukobwa ashimwa na Hegayi amugiriraho ububasha.
amugiraho ubuhake. Amugiraho ubushake. Hegayi agira umwete wo kumuha ibyo kumurimbisha, amuha n'imigabane ye n'abaja 7 abo yari akwiriye guhabwa bavuye mu nzu y'ubwami. Yego. Amutoranya mu bandi, amujyana n'abaja be, amushyira mu nzu y'abagore, aheza haruta ahandi hose. Murongo wa 10 niwe uri kutubwira ngo kandi Esiteri ntabwo yari yigeze kuvuga bene wabo cyangwa ubwoko bwe, kuko Morodekayi yari yamwihanangirije kutabivuga. Kandi Morodekayi yajyaga agendagenda imbere y'urugo rw'inzu y'abagore kugira ngo amenye ko Esiteri ameze nuko yari. Reka dukomeze. Naragira icyo mbivugaho, reka ndangize tuhita dusimbuka tujye kuri murongo wa 15. Nuko igihe cya Esiteri cyo kumurikirwa umwami gisohoye, yari we mukobwa w'Abisiraheli, se wabo Morodekayi wari waramureze nk'umukobwa we, ntacyo yasabaga keretse ibyo Hagayi inkone y'umwami umurinzi w'abagore yategekaga, kandi ashimwa n'abamurebaga bose. Nuko mu kwezi kwa 10 ariko kwitwa Tebeti, mu mwaka wa 7 wo ku ngoma y'umwami Ahasuwerusi, Esiteri ashyirwa umwami muri ikambere. Umwami abonye Esiteri aramushima, amurutisha abagore bose, aramukundwakaza, amurutisha abakobwa bose, bituma amwambika ikamba, amugira umwamikazi mu cyimbo cya Vashiti. Imana ishimwe. Aleluya. Amen. Ahangaha aya magambo arimo aratubwira ukuntu uyu mukobwa, cyangwa se iyo usomye amagambo abanza, atubwira ukuntu umwami yateguye ikirori ngo ajye kumurikira cyangwa se yirate umugore we imbere y'abandi. Arangije amaze gutegura ikirori, ibintu byose barabitegura, ahamagaye umugore we nawe, umugore we yishwe no kugira inshuti mbi. Imana muri iyi minsi iturinde inshuti mbi, cyangwa se iturinde abajyanama babi. Nakifuriza nawe mwifuriza dukurikiranye ngo Imana iguhe inshuti nziza, Imana ikurinde inshuti mbi. Uyu mugore umwamikazi, uyu mugore Vashiti nawe yazize inshuti mbi. Iyo aza kumvira umwami, byibura nawe yahise ateranya abagore be, yahise ateranya abagore mu nshuti ze. Noneho umwami ategetse ati nimunzanire wa mugore. Umugore arabyanga, nawe inshuti ze ziramubwira ngo ahubwo mubwire nawe aze, dukeneye kumureba. Wumve ukuntu inshuti mbi zishukana, wumve ukuntu inshuti mbi zigukura mu mugisha wawe, cyangwa se zikagukura ahantu wari uri. Barangije umugore ntiyanatekereza ati byibura reka ne kugendera ku itegeko, ahubwo wenda ngende kuko ari umugabo wanjye. Byibura niyaza kuvuga ati reka ngende ko ari umugabo wanjye, nabyo byari gukunda. Aleluya. Ariko ahangaha yazize inshuti mbi. Imana iturinde inshuti mbi. Bene data, Imana iturinde inshuti mbi. Muri iyi minsi Imana iturinde inshuti mbi. Mu bintu byose ukora, mu kazi ukora, mu baturanyi, mbese ahantu hose muri sosiyete yose, Imana ikurinde inshuti mbi. Yego, reka twikomereze, nagira ngo mbanze mbabwire nyine ukuntu mbere byagenze. Ahangaha noneho abajyanama b'umwami baravuga ati nta kuntu yakomeza kugusuzugura, nta kuntu byagenda gute, ahubwo muri iki gihugu huzuyemo abandi bakobwa. Imana idufashe kandi tugirire neza. Huzuyemo abandi bakobwa, reka tubahamagare
unora uzashima uzamugira umwami nkazi mu cyimbo cya Vasiti. Umwami ngo yarashize uburakari arangije arabikora barabazana, ariko ngo hari umukobwa umwe mu Bayuda. Bene data witware neza, hari igihe wazasanga hari ikibazo cyavuka kigata icyo kibazo kivutse kigakemura ikibazo wari ufite. Imana dufashe kandi tugirire neza. Ngaha ubu bwoko bw'Abayuda hari harimo umukobwa witwaye neza, hari harimo umukobwa wasenze, hari harimo umukobwa wirimbishije mu bintu bye byose, hari harimo umukobwa warinze ibyashinganywe, mbese ndavuga ko hari harimo umukobwa wubashye Imana kuva kuri buri kimwe cyose. Imana itugirire neza. Igihe rero cyarageze, Moridekayi yumvishije yuko Moridekayi yari se wabo, yumvishije yuko muri icyo gihugu ajya guturanya abakobwa, ahamagara Esiteri aravuga ati mukobwa wanjye witware neza, ugende nk'uko wahamagawe, niwite ku myambaro y'ubwami, niwite ku bintu bari bubasiga ku mavuta ku biki, wowe ugende nk'uko wahamagawe. Nibaguha ibyo kwambara ubona bitari ibyawe, ibyihorere ntubyambare. N'Imana nibona ko ukwiye kuba umwamikazi, ifite ukuntu iri bubigenze, we niwishyire hejuru nushaka kwiyamamaza, hoya ukomeze wubahe Imana, Imana izakwamamaza. Ikibabaje muri iyi minsi rero, abantu barimo bariyamamaza, ntabwo bari kurekana Imana ibamamaza. Uyu mukobwa nawe yagenda ameze nk'abandi bakobwa, birashoboka ko atari gutoranywa, ariko yagenze nk'uko yahamagawe, yagenze mu muhamagaro we, mbese agenda yitonze, aguma mu muhamagaro yari afite. Amen. Ikindi abo bakobwa bose bajyaga imbere y'umwami barabanzaga bakaryamana, ariko Esiteri we ntiyigeze abikora. Aravuga ati hoya mu gihe utaranshima sinshobora. Umwami rero ashima imico ye, umwami ashima uko ari, ashima uko agenda, ashima uko ateye, mbese abona ntari kugenda nk'abakobwa bo muri iyi si. Uwiteka nawe hari igihe yitegereza umuntu akamureba akavuga ati mbonye umuntu ufite umutima nk'uwo nishimye. Ati mbonye umuntu ufite umutima nk'uwo nishimye. Yangiza agaherako, Imana igaherako ikamugirira neza. Ikibabaje rero muri iyi minsi, abakobwa cyangwa se n'abasore, urubyiruko muri iyi minsi ntabwo ruri kwitonda, ntabwo ruri kugenda nk'uko Imana ishaka. Uri gusanga bakoze ubukwe baburiye mbere y'uko buba. Twebwe tukajya imbere y'Imana tugatakata Imana, abantu bagirire neza, tukabasabira umugisha, kumbi ubukwe bwabo baburiye mbere y'uko bugera ku mugaragaro. Nabagira inama yo kugarukiraho, bava mu byo barimo, bitware neza. Abakobwa mwitware neza, abasore mwitware neza, tugende nk'uko Imana idushaka, tugende nk'uko Imana yaduhamagaye, cyangwa tugende mu muhamagaro wacu. Iyo ugiye mu muhamagaro wawe cyangwa tukagenda nk'uko wamye uri, Imana ikiguhamagara, ibintu bigenda neza. Reka ngire ikintu mvuga ahangaha ku ngo zubatse muri iri jambo, birabitubwira neza ukuntu abagore ugasanga uricaye usuzuguye umugabo wawe. Ndagira ngo nkubwire ngo uramusuzugura, hirya afite abandi bajyanama baramubwira ati muri iki gihugu uwo mugore wawe ntabwo ari uhari wenyine, hari abandi. Niwitwara nabi haraza undi agusimbure. Imana idufashe kandi tugirire neza. Mwitware neza yemwe badamu, twitware neza. Simbivuga ngo mbibwira namwe gusa, nanjye nuko tugomba kwitwara neza muri iyi minsi. Ibyo twakigira byose tugomba kwitwara neza, tukubaha abatware bacu. Ibyo batubwiye nitwumve ngo ni itegeko, ngo ni gute ngo anegeka, ni gute, oya ukareka kwigira ikigare. Vasiti nibyo yazize. Vasiti iyo aza kwitonda ntago aba yaravuye mu rugo rwe, ntago aba yarazaniweho undi mugore. Natwe rero badamu mureke twitonde, cyangwa se nawe waba uri kunyumva wari ufite iyo gahunda yo kugenda cyangwa se wajya kugenda, nagira ngo mubwire ugarukiraho, kuko hari igihe wazagenda ugashiduka nawe ubona haje undi, ugasanga baragusimbuye. Mwitware neza rero, mureke tugende nk'uko twahamagawe. Aleluya. Ariko ngira ngo nkomeze mbabwira ngo twitware nk'uko twahamagawe, tugende nk'uko twahamagawe, tugume mu muhamagaro wacu. Nituguma mu muhamagaro wacu, Imana izatugirira neza. Ariko bene data, Imana ikurinde inshuti mbi. Muvandimwe uri kunyumva, Imana ikurinde inshuti mbi.
Imana iturinde inshuti mbi. Muri iyi minsi uri kugira inshuti mbi, wahura n'ikibazo wamubwira ati uko bimeze gutya, agahita akubwira ati ngwino tujye hano hepfo, hari ahantu bishoboka, hari ahantu ukunda. Ugasanga ugiye mu bapfumu, ugasanga ugiye kwiba, ugasanga ugiye kugambana, ugasanga ati ngwino mwereka hari umuntu wagaho amafaranga, ugasanga uciye inyuma umugabo wawe ngo ni ukugira ngo ukunde ubone amafaranga. Amafaranga ataje mu buryo bwiza nta mahoro wabona. Najya mubwira mureke Imana iturinde inshuti mbi. Dusenge tubwire Imana iduhe inshuti nziza. Ikindi navuga ari igihe ugasanga uragiye ukoze ibyo byose, ugasanga utwaye inda, urazanye weshe umugabo wawe ngo umwana nuwe, nyuma hazagira ikibazo kivuka ugasanga umugabo arabimenye. Ese unaraba ukabimenye bizagenda bite? Ni hano uzasanga muri gushwana, ni hano uzasanga muri gutongana, ni hano uzasanga n'abana babigendeyemo. Ariko niwitwara neza, nimba uhuye n'ubukene itonde, itware neza, we gutirimuka ngo ugende, we kwiteza abantu, ahubwo witware neza, aho ushikame mu gihe urimo, ubwire ati ndinde inshuti mbi zatuma nishora mu ngeso mbi, ahubwo ngumane nawe. Amen. Imana ishimwe. Amen. Aleluya. Amen. Mureke twitware neza. Aba bayuda bitwaye neza. Aba bayuda mbese bwari ubwoko butavumika, bwari ubwoko bwubaha Imana ku gato no ku kanini. Natwe muri iyi minsi mureke twubaha Imana, tugende nk'uko Imana ishaka. Esiteri yagenze nk'uko Imana ishaka, Imana irabibona, Imana iramwishimira. Natwe nitugende nk'uko Imana ishaka, izatwishimira kandi izatugirira neza. Nitugende nk'uko Imana ishaka, nta kintu tuzasaba ngo Imana ikitwime. Murakoze. Imana iguhe umugisha kandi iguhe umugisha rwose muri byose. Hanyuma nk'aba bantu turi kujya tubona, hari abantu nzi bafite abana batari abagabo babo kandi babuze n'uko babibwira abagabo babo cyangwa se n'uko babivuga. Abantu babagiriye inama tutaragera kure. Inama nabwira abo ngabo nyine urumva biragoye. Ashobora kubikora yumva ko biraho, ariko ku munota wa nyuma yazashaka kurasa ku ntego bikamugora, nyine ashaka kuvuga ikintu cyabaye. Ariko ikintu namusaba cyangwa se inama namugira ni ukubanza mbere yuko abivuga, abanza ajya imbere y'Imana, asenge, asaba Imana imbaraga z'umutima. Noneho namara gusaba imbaraga z'umutima, asabe n'imbaraga z'umutima z'umutware, usabe n'imbaraga z'umutima z'umutware we. Kuko Imana nigera ku mutware we azamubwira uko byagenze, ariko umusaba imbabazi umutware we azabyumva. Inama namugira niyo kubanza agasenga, agasaba imbaraga, agasaba umwuka wera ngo umufashe. Hari n'abantu basaba imbabazi wakumva amagambo ari kuvasa umuntu ari gusaba imbabazi cyangwa ari kwikinira, ariko Imana nasenga, Imana ikamuha amagambo y'ubwenge y'ukuntu akwiye kwitwara, yamusaba imbabazi bigakunda, bakabana neza n'umwana akamwakira. Ariko iyo bitinze akabimenya, ni hano usanga ingo ziri gushwana, abantu bumva ngo bari gutemana, abantu bakumvikana byanze, ugasanga n'abana babigendeyemo. Ariko turaza kubasengera, Uwiteka araza kubaha imbaraga. Amen. Hanyuma nk'abakobwa muri iyi minsi hari umusore nigeze numva wanze umukobwa, namubwira ngo mbere ko babanza kubana ngo arabanza baryamane, ngo abanza arebe ngo amutere inda, ngo azakinirwe ngo ufite inda kugira ngo amenye niba abyara cyangwa atabyara. Nk'aba bantu wabagiriye inama ko Esiteri yumva yirinze ikarinda n'ubwo Imana imugeza ibwami. Aba bantu wabagiriye inama abo bakobwa? Inama nabagira, ese ubundi abo basore bambwira ngo baryamane ngo banze barebe ko babyara, ubundi babwirwa n'iki kabyara? Umukobwa ashaka kudatwara inda, umusore akavuga ati umukobwa ngo nabyara, kandi nawe afite icyo kibazo. Ahubwo inama nabagira ni ugusenga bakajya imbere y'Imana. Iyo umuntu yasenze nta kintu abura. Nk'ubu nanjye nashatse ntabyo nakoze, nashatse nataryamanye n'umusore, ariko tuve wanga ibyo by'urubyaro, iyo wasenze Imana ikabona ko wihanganye, urubyaro iraruguha.
nanjye nashatse ntabyo twakoze ngo turebe ko tuzabyara, ariko imana yaduhaye urubyaro twarayubashije, urubyaro iraruduha. Rero ntabwo imana itanga urubyaro ngo nuko ngo mubanze ngo muryamane hoya, ahubwo begere imana kurushaho, basenge, bayisabe imbaraga z'umutima, bayisabe imbaraga nkomezi, ibashyigikire. Imana nibona ko bayubashye bari kugenda nk'uko ishaka, ntabwo izabura kubagirira neza. sawa urakoze cyane, imana iguha umugisha. nawe utarakora subscribe uyikore, akanibo kanya kugira ngo uyikore, hanyuma share, like, comment. Imana iraguha umugisha, usangize n'abandi ikiganiro. Niba abantu b'abasinzi batumirana bakajya gusangira inzoga, abanywi bitabi bagasangira itabi, natwe mureke dusangize abandi bana b'Imana ibiganiro by'iyobokamana cyangwa se by'ivugabutumwa cyangwa se by'ubutumwa bwiza, kugira ngo abantu bahinduke kandi bahindukire. Hanyuma urumva inzira nta yindi, nta wundi muti wa byose uretse gusenga, kuko mu Mana niho hari byose. Nawe mukobwa wari ufite uwo mugambi uko umusore yakwanze ko mwanze kumuryamana, komeza wirinde kandi urinde ubuhamya, Imana izakugira neza. Nawe mubyeyi wenda byashobora kuba wabonaga ibishuko, ari umuntu uvuga ngo ubucinyi umugabo wawe amafaranga runaka, ariko nagira ngo ubwire ngo uri kujya muri Gehinomu mugarukiraho. Nawe wari warabikoze kandi ufite nk'umwana ariko atari uwo mugabo mubana, nagira ngo umubwire akiri kare kugira ngo atazabimenya nyuma yaho asanga hajemo andi makimbirane akaza no kwicana. Hanyuma ndagira ngo uyu mutumirwa wacu cyangwa se uyu mwana w'Imana, Imana yamudutumyeho kugira ngo adusengere atwerekeza ku musozo, hanyuma asabira abantu imbaraga zo gukomera, zo kurinda ubuhamya, zo guma mu muhamagaro, zo guma bakagomeza nk'uko bahamagawe, kandi umwuka w'Imana akabazaho cyane kuko niwe uzabashoboza muri byose. Reka tumusabe adusengera Imana, kandi nawe ubyumvishije uce bugufi uhindukire, usabe imbaraga z'Imana. Izi mbaraga z'Imana ugiye kwakira zituma ubyuka muri zone nkeya wari urimo, Imana ibigufashemo mu izina rya Yesu. Reka atubwire niba ari nimero umuntu yamubona amushaka, cyangwa se uko umuntu yamubona ari nk'umugore ukeneye kamugira inama cyangwa n'abandi bantu. Reka tumuhe akanya. Murakoze kuri icyo cya nimero, kereka mbahaye y'umutware wanjye kuko nawe nyifitiye telefone yanjye barayibye ejo bundi ni Nyabugogo, ariko nabaye y'umutware wanjye nawe mumuhamagaye mukamubwira ko ari ibintu ushaka yabama nta kibazo. 0788 5 7 7 19 0788 5 7 19 34. Yego, mwamboneraho. Imana ibagisha. Reka dusenge kugira ngo Imana iduhe imbaraga. Imana y'amahoro, Imana y'urukundo, Imana mumesi, Imana imbaraga zacu, Imana byiringiro by'abizera, turakwinginze ngo muri aka kanya dusengeye abantu bari bafite inshuti mbi kugira ngo babe inshuti nziza. Dusengeye abantu batari bari kugenda nk'uko ushaka, ubaye kugenda nk'uko ushaka. Dusengeye abantu bari bari gusubira inyuma, reka wongere ubagarure mu buntu bwawe. Dusengeye abantu bari bafite ibibazo bitandukanye, babuze igisubizo, bari guhura n'ibishuko, reka Mana wongere ubagarure mu mbaraga zawe, wongere ubagarure mu buntu bwawe, wongere ubagarure mu mugisha wawe. Namagana umwanzi mu izina rya Yesu, namagana kirogoya zose. Mana ndahamagara imbaraga zo mu ijuru ngo zize zibafate, zize zibagote, bave mu byo bibwira, ahubwo bagende nk'uko ushaka, bagende nk'uko uri kubishaka wowe, kuko iyo umuntu agenza nk'uko ushaka nta kintu yagusaba ngo akwime. Niyo mpamvu mbasabiye umugisha uturutse iwawe mu ijuru, mbasabiye imbabazi ngo zize zibane nabo. Ndakwingiza ngo uboherereze umwuka wera, ubayobore mu byo barimo byose. Tugushimiye ko Imana yumva gusenga, ngo ukomeze ubane natwe mu izina rya Yesu. Amen. Shalom, shalom. Nakagaruka. Ciao, ciao, ciao.